Hello guys, mpaye ikaze bakunzi ba Claire Mbabazi. Murabibona ko ahangaha ntabwo ari mu gikoni wanjye. Uyu munsi twasuye arabyivugira mu mazina ikigo mumaze iminsi mubona twamamaza, ikigo cyiza gifite abanyeshuri, araza kubitubwira nanone. Mwagiye murabibona abanyeshuri batoya, hari abana bakiri incuke ndetse n'utubebe tuza muri day care. Urumva rero hari amaresete bagenda basharinga abo bana, kubera ko bagomba kurya ibyo kurya biri healthy kandi bagomba kurya ibyo kurya byuzuye poroteyine kandi bikaba biri muri ya mazina basanzwe babimenyereyemo. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi nkaba ndi kumwe na chef ne ayibwira abantu. Murakoze. Amazina nitwa Diana, ariko ku izina nanjye ry'ubusitani nitwa Kuzuba Diana. Some people they know me nitwa Kuzuba Diana. Ufite kuri social media? Of course, yeah. Which I'm one? Actress, I'm just journalism like that. Yeah, of course, yeah. Wow, that's So, but wonderful. now, no mutetsi muri hano Petit Artist. So, hano rero dutekera abana, ni ikigo cy'abana. Duherereye Kimihurura, ahantu hamenyereye ku izina ryo mu Myembe. Uyu munsi ugiye kudutekera iki rero? So, rero uyu munsi ndashaka dukore utuntu tworoheje cyane kandi twujuje ubuziranenge, turi healthy, aribyo twita hot cookies. Hot cookies. Ariko abana bo bakunda kunywa cookies. Nta sukari iraza kubirimo, nta n'amavuta. Nta mavuta? Yes, ariko zikunzwe ku bana. Akarusho kuba ziryoshye. Umunsi nanjye ndatestinga. Kuba ziryoshye ni kimwe, no kuba zikungahaye ku ntungamubiri nabyo ni ibindi. Zizaza ko zifite imbuto, zifite imboga, nyine ni ibintu umwana akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi. Twatangira tubwire mu byo tugiye gukoresha ingredient. Noneho hano dufite date. Date urazizi? Yes, date hano dukoresha date ziri hano, ndaza no kukwereka n'iyindi, ariko sometimes hari igihe ushobora kubona izi ngizi bazibonye. Iyo ni date nyine ni okay. Uzishishura? Oya, zibure ntabwo zishishura. Ariko mbere yuko twebwe izo twaguze nta mbuto iba irimo. Ariko ushobora kujya kugura bitewe na karite waguze ugasanga ari mu imbuto. Izo naguze ngiye zari zirimo imbuto, ntabwo zari nini gutyo. Izo nta mbuto rero zirimo, umekinga ashobora ko utagiye guteka izo mbuto. Hano turaza gukenera date 12 zonyine, 1 2 3 4 5 5 6 nagendaga mfata ebyiri wabibonye. Then ni 12. hano noneho tukazikatamo utuntu gutya duto nyine tudakomeye cyane. Yes, then iki cyuma za kwitonda kiracyaye, nawe wagerageza ugakata kariho. Tumuyede ntabwo uri chef, ntabwo mpamvu yo kuvunika, nta mpamvu zo kuvunika, ugomba kumbyaza umusaruro. Yes, of course. Yeah. So turashoje ahangaha. Iyo ushoje uzishyira mu kantu k'akabogisi gatoya kugira ngo urana gutya ibikomeye. Ntabwo sinumva uburyo kiwaza kuyiteka kugira ngo yorohe, bitewe n'ukuntu ibikomeye nta kibazo, biryoshye cyane. Ni isukari iva mu bihingwa kandi ngo ibimwa byanyuze mu nganda. Iyo bimeze, of course, iyo bimeze gutya ibikomeye, ufata amazi ashyushye, then ugashyiramo atari menshi cyane gutya, ukaringaniza, ugategereza utuntu atadushye cyane kugira ngo zorohe gutya nyine. Turazitumbise. Noneho turaza gukenera umuneke. Turakenera hano imineke 3. Tugiye gutekera abana bangahe? Tugiye gutekera abana 13. Dukeneye hano uburyo umwana yarya nka cookies 2 cyangwa 3. Yego. So hano iyi ni imineke, ariko kubera ko nanone hari kosa abantu bajya bakora, ugafata nk'umuneke gutya ugashyira muri blender. Ntabwo mba numva icyo kintu. Wakata dutoya, sibyo? Duto cyane, then ukadushyira muri blender. Urapa karoti, ukamenya ko karaza atari kinini cyane, ni blendings, aribwo tuzanye tworohereye kuri bo bakadukunda cyane. So tugiye kuyisya. Yego, tugiye kuyisya. None iyo wayirapye gutya, tumwe dushaka kuza gutya dufatanye muri kuki tutigeze twivanga neza, ariko iyo wayivangavanze n'ibindi biba neza cyane. Of course. So sinzi impamvu kugira gutya ugakatamo duto cyane, sibyo, kugira ngo uze kubona uko uyirapa bikoroheye. Aya mazi iyo uyanyweye araryohereye cyane, ushaka kugira ngo bashyizemo ubuki. Ntacyo kintu urakoreshe? Oya, turayamena yanga byarangiye. Dukeneye amazi akonje kugira ngo ibi urona ubiseye gutya ntago byakunda. Dushyiramo utuzi dukeya kugira ngo bize korohera blend. Aka ni agakombe 1 cup. Yes, mu bipimo bisanzwe umuntu wese ahita byumva. Kano tugiye gukenera half
dukoresha amazi meza ariya yo muri robine ntabwo tuyizeye ntabwo aba atetse ibintu nk'ibyo ntabwo ibi bintu ni ibintu twitondera nyine tugiye gutekera abana so urajya kuzana amazi hanze haragutya okay ya mazi tugashyira muri blender ushobora no gushyiramo make ukikeneye no kugira ngo umenye ko aha nta kibazo tuyaza kujyamo noneho kugira ngo ibivangavange vuba vuba utarinze unategeza utumwanya mu kanya amasaha yagufashe ukeneye gukora ibindi muri cookie ugira oti iseye biroroshye ntabwo uyigura iseye uyigura ari iyi ngiyi idaseye nkayisya kandi iyi blender nayo irabikora hano dukeneye udukombe 3 twiseye cups ya twa oti iseye noneho hari ukuntu umuntu akubwira ngo igikombe ukajya gufata ya gobere ya ende ahubwo nacyo ukanacyuzuza ugasendereza ugira gutya iki gikombe gutya kiba cyuzuye bigeze gutya ukabara rimwe kabiri igitwa cyashyamo oti iseye yes ubwo urumva niba ufite abana babiri uzakora bike agakombe kamwe karahagije kubona urumva turi gukora abana 13 hano tugiye gukoresha udukombe 3 twonyine twiseye ariko wanatubika zirabikika neza cyane muri frigo cyane wajya kuyirya udafite microwave wayitereka iminota 5 ikaba yavuyemo ubukonje turayirangije kwiseye tugiye no gukoresha idaseye ubu twemere gukoresha iyi ariko ntabwo yaza kubikomeye niyo mpamvu tugiye gushyiramo idaseye kugira ngo bize kuza kuba nyine cookies kwa bize kuba cookies yes ubundi cookies ni ikintu kiba cyumye yes so rero hano no twakina agakombe kamwe n'igice bivuze ngo ikintu cyose wakoresheje kuri iyi oti iseye ukinira kimwe cya kabiri cyayo yes hano rero twakina kamwe n'igice ko twari twakoze udukombe 3 kamwe n'igice ntabwo uhita ujya kubibika kure cyane kubera ko ushaka kuza kubikenera cinnamon akagumba iraryoherera cyane cinnamon so yes birangana wakoresha iki cyangwa kwakoresha kano urabona ari uruyiko ushaka kurusendereza cyane ukaruhipinga cyane ariko kano uramikinga cyangwa ngo wanashyiraho nivo kubera cinnamon niyo nyine ituma babikunda cyane kaba gahumura cyane then ugashyiramo imwe yonyine ibihagije yes okay hano noneho tugiye gushyiramo bya bindi byacu twaseye hirya ku ruhande abakoze kunzanira iyo ngiyo ukabimaramo ibintu bigashya ushaka ufite kano kandi ikintu cyose nakwakoresha nta kibazo cy'ingenzi no kumenya ngo ibipimo bya nta na kimwe cyapfuye ubusa noneho iyi nayo ni date syrup ariko ni date nayo nta hitaniye n'izi ngizi bimeze kimwe ariko iyi urabona ntabwo ikozemo ji ariko iyi iraseye yanyuze mu ruganda ariko iyi biragoye kuyibona mu Rwanda udafite iyi cyo twakoresha izi 12 ubwo tuzikuba kabiri kugira ngo asukare kaza kuza yes ubwo twafashe kimwe cya kabiri kiyi tugiye no gufata kimwe cya kabiri kiyi ngiyi ahangaha rero kuyipima biba bigoye bigusaba kwitonda cyane wagira ngo nubuki wow birasa n'ubuki n'ubundi naje gusanga date iyo uyiriye wumva ari ubuki n'ubundi nyine nubuki butaribwo mu nzaki njye niko nkunda kubivuga nubuki butaribwo inzuki yes uranabona ko ije nyine neza nk'ubuki so hano rero kwipima ushaka gucunga nawe ugasanga ikiyiko uracyujuje cyane ugasanga ntabwo umenya ibintu wapimye nyine uko binga ndashaka akayiko gatoya noneho urakabona okay aho ngaho zana icyo nta kibazo kizane n'utwabana ariko ntacyo bitwaye twagakoresha hano tugongera tukabimaraho nyine kugira tubone ko dupima ikindi kiyiko yes urumva ubundi gutya duhita tubara ko izi ni date ebyiri ntwaye njyewe kuko urumva ni ikiyiko kinini ubwo tugiye kujya utundi 3 twonyine bihita biha na date 6 niba ikiyiko kimwe ari date ebyiri ibiyiko 3 biho ni 6 yes so iyi date iraryoha cyane wayibonye rwose narangi nta ndakenera wayibonye umwana wawe arya neza akishima cyane so ngishaga kugira ngo ibintu bize kuba gusa n'ubundi turaza gukenera gukoresha intoki zacu zitariho hano ariko none nyine urumva kuvanga n'intoki ntabwo ari kimwe ntabwo bimacinga neza so turaza gukenera kuzivanga neza
bya bikoresho byacu. Ntibagiye kuzanira ga, ndaje nkuzanira nawe ga. Okay, hano tugiye kubivanga ukamenya ko ibintu byose biraza kwivanga. Wabonye icyiza cyo kubisya bya bindi bya mbere, ntabwo umwana aza kumenya ngo ni ibiki ari kurya, ngo ni ibiki bashyizemo. So hano turavanga kugeza byose byivanze neza. Yego, ndabizi baza kubikunda. Igitangaje, umva ikintu gitangaje, ubu gutya wemerewe kurya. Impamvu yemerewe kurya, nta kintu kibisi kirimo utarya, ibintu byose karoti wemerewe kuyirya ari mbisi, deti twirwa noneho tuze tuzirya. So ubu gutya koraho wumve, na n'ubu biracyatose. Turaza gukenera kongeramo oya, iyi fu biba byarangiye, iyo ushyizemo iyi fu birakomeza bikoroha. Ubu ukeneye kongeramo iyo ngiyo itari ifu ahubwo akandi gace ndekera gutya, akandi gace ugakomeza ukavangavanga aho hantu no gutya bigiye guhita biba neza. Ubu umuntu abikurikiranye neza yemerewe kubikora nk'uko natwe twabikoze, kuko yabonye ko ibipimo byose byari bipimye neza ku murongo. Okay, noneho hano urakomeza ukavanga kugeza ubonye ko bijya kumera nk'igipondo. Urabona iyi sorori hano nta birasigaramo, birumye, ntibyumye cyane, bivanze neza. Nicyo kikubwira ko nyine wabivangavanze neza cyabaye nk'igipondo. Yes, so nabikubwiye ngo gutya wemeye no kurya nta kibazo. Biryoshye cyane, wabyumvise? Biraryoshye gutya wagiye umwana ariko umwana atabivuga ibi n'ibiki mu mpaye, ibi nta zina bifite. Rero uru ni urupapuro rusanzwe rwumye ko dushyira amavuta make cyane atari menshi kugira ngo aza gushira tukakwiza kuri bya baking paper yacu neza, kugira ngo bigende neza cyane. Aya mavuta nta haraza guhurira n'ibyo kurya penda bikubwira, biragaragara umuntu wese umutetse ikintu ahita byumva impamvu dushyize aya mavuta. Dukina hano nyine ibintu biba biraza kuba bingana. Iyi irahagije ku mwana, ukayifata mu ntoki zawe ugakora akazeru gutya. Wabikora nawe bifata nawe ukora akazeru. Irakumenya bisaba gushyiramo imbaraga nke. Ongera kandi gake cyane, ntabwo bingana. Iyo ni nini reka kenepyo. Iyo ngiyo irabano kora akazeru keza cyane gutya. Wakabonye ko nakazeru, ariko ntabwo umwana arya kino kizeru. Usigamo amandazi. Ndabaza ati mama ugisigamo amandazi noneho ukayita cookies. Ukijya umutubure no, iyo umaze gukora akazeru gutya uhuza ibiganza byawe gutya ugakanda gake cyane. Nuka turebe ku buryo akanzemo wabyishe. Nuka nacyo cyite kinduka nyine ukanda gake cyane kugira ngo ize kufite agashape keza, si uruziga, ntabwo ari flat, nyine imeze neza. Iyi rero ikuki umwana niyo agafashe avuga ati wawe aka kantu karatandukanye n'utundi tuntu nyine mama ajya mpa. Kurya amenya ngo ni kuki noneho uyu munsi sibyo, yanakabona akavuga ati aha aka kameze neza. Kuko yanakabona avuga ati uyu munsi baduhaye cookies. Yes, tugakomeza no. Okay, noneho iyi furu iracanye. Ubu tuvugana ntabwo ishyushye, iracanye, ariko tugiye kuyisetinga tuyishyire mu 140 neza, kuko ntabwo dukeneye umuriro mwinshi, ntabwo dukeneye muke kugira ngo nyine bize kwihuta. Dukeneye iri mu 140. Ugafata za oti zawe zitaratungana neza. Ubona hano ni rimwe, hano bihita bishirira ako kanya. Hano naho bica guhita bishira muri gatatu, nyine ni hagati na hagati. Yes, udivaye dasetinze gutya wowe ubwo nyine ni hagati na hagati. Nabaza ifuri yawe canwa hasi no hejuru icyarimwe. Oya, hano ubu ducanye hasi honyine. Mu kanya nizima gutunga tubaza no gushyira hejuru. Yes, ariko mu 140 hasi cyane. Hasi honyine, then ukaba ufunzeho gato hano tugira ngo tuze kuzikurikirana. Noneho turebe nyine uko byifashe, ariko kano kanya cyo utegeza iminota 15. 15 bitewe n'uko ifuru yawe imeze, hagiye bayihuta ikaba nka 13 cyangwa 14, ariko iyanjye ni 15 mbaye nasetinze mu 140. Noneho ubu ngubu tugiye kureba ko zahiye cyangwa se zatunganye. None nta kibanuri cyahindutse ku buryo zishyiremetse gusa n'izijya kumaho gato, aka kabara kaba kaje niko kakwereka ko zahiye, kuko izo nyine zimeze neza ku ruhande rwo hasi. None n'undi nta hantu zigeze zihura n'aya mavuta twashyizeho kandi twayashyizeho. Aka kabara rero ziba zahiye iminota 15, nubwo kaba katajeho wasetinze umuriro neza, ubona kajya gusa brown nta kiba bitwaye. Noneho hano
tugiye gushyira hejuru ariko hano bihita bidusaba kugabanya umuriro cyane, hano duhita dushyira mu ijana, ntabwo twayizimya, duhita dushyira ku ijana noneho kugira ngo uwo hejuru n'uba uri gukora n'uwo hasi uko n'uwo hasi ukora biraza no guhita biba neza bimacinga cyane. Noneho turaza gukenera gushyira hejuru, noneho uyu muriro urabona uburyo uba umeze, ugenda uwongera cyangwa ugabanya. Hano tugeze ku gice cyo hejuru ariko kuko zirumye hejuru n'ubundi dukenera kugira ngo agace konyine ko hejuru kazi kuba kameze neza gusa, kazi gusa n'akajya kumaho bitaza kumagara, kugira ngo umwana yumva nyine ko yakukinzwe cyane bimeze sawa. Ushyiramo akariro gake cyane, then ugategereza nanone iminota mike cyane, iminota 3 birahagije kugira ngo hejuru bibe byabaye. Hano umuriro uri setting yo hasi cyane, hano uri mu ijana, ibyo birahagije. Mu kanya kuko izashizaza kwa zese umuntu noneho hano tugiye kureba zahiye. Iminota 3 yo hejuru yari ihagije kugira ngo zibe zahiye cyane, urabona zirumye kandi ntabwo zumagaye cyane, zirakandika neza cyane, zimeze neza. Okay, aha muri kuzibona zimeze ntabwo yashiririye hano, nta nubwo hano itose. Noneho ikindi reka turebemo imbere, imbere imeze neza cyane nyine, karahumura byuje, reka ntabwo byuje ko kanahumura. Noneho gerageza umbarubwire, ndabwira kuri kwa nyako, ubabwize ukuri, umutetsi nagabeshya. Ngaho babwire uko bimeze, nanjye mba ndi kubyumva kandi koko nubeshya ndatabyumva. turaryoshye. Babwira nyine, babwiye wimbwira, babwiye ndabizi ko biryoshye, babwiye uziko turyoshye. Isukari irimo, tumeze neza, ntabwo bitose, ntabwo byumagaye, ntabwo kakwangiza umwana mu ishinya. Udushinya tw'abana tuba tworoshye cyane, ntabwo akimira ngo kimunige, nyine karagendeka neza. Abana mu busanzwe cookies zisanzwe wumva ko aba rutubuye, ntabwo nabwifuza cookies za kera zirazo muri ifarini. Iki gikoni cyacu rero nshishikaza n'ababyeyi kuzana abana babo hano. Iki gikoni cyacu ntabwo ari icy'Abanyarwanda, n'ibintu dukora ntabwo ndi umunyarwanda, ni umutetsi w'umunyarwanda. Ahanini kiramo n'ubwenegihugu bwanjye ndi kubiteka, nkavuga ni abana uburyo twabitojwe natwe nibyo bakeneye. Imboga ko bo uburyo tubikoramo mu mategeko y'akazi, ntabwo barya ibintu bikomoka ku matungo, ntabwo barya nyine ibintu hakuri inyama ziba nyinshi mu mwana, amavuta akaba menshi mu mwana. Nyine iki gikoni cyacu tureba proteine zikenewe cyane, zitari inyama, zitari amasukari, zitari iki, tukabihuriza hamwe tukamenya ngo umwana urumva icyo kintu nakirya ntabwo biramugiraho izi ngaruka, tukarinda icyo kintu ko bitaza kwibaza. Rero niyo mpamvu iyi ngiyi iroroshye kandi nta nubwo yoroshye, iri hagati na hagati. Turatwita ngo nta mu kanwa ntabwo araza kwangirika, inamara kukirya ntabwo hari ahapfa biraza kugorana nyine ajya kuri toilette. Ibyo bintu byose twebwe tubyitaho. Rero uko tuzakomeza kubana karoti wahikura hese, ntabwo umwana wamwumvisha ukuntu ashyizemo karoti ntayari kurebamo hano. Iyo tuba twayirapye ubu gutyo uri gukata batukubitana na karoti hano, ariko nayirimo. So rero niyo mpamvu nyine biba byiza iyo bivangavanze kuriya. So rero tugeze kuri etape yo kugira ngo uzibike zimeze neza, cyangwa zidakomera. Uyishyizeho gutya, icya mbere irashyushye, uyishyizeho gutya mu kanya iraza gushyuha, igira icyunzwe hasi ku isahane, hano hahita hatoha. Icyo gihe sinzi ukuntu uza gusobanurira umwana ukuntu byagenze, ukoresha kano kantu ukabona gushyiraho, ukagenda ushyiraho, nta kibazo ngo zaba zigerekeranye. Iyi ngiyi ihita inywa amazi kitangira kugira icyunzwe, ako kanya ihita inywa amazi, zikaba kandi nyine zirahagije. Kwana dufite izi wazibika ukwezi kugashira, buri munsi ugenda ufata den ukongera ugapfuna. None uziretse gutya zirumagara, zibe wongera ugashyira kandi gutya, aka karahagije kwa zatuma zitumagara. None ushaka gushyira ikindi kintu kiremereye cyane, none zigatoha. Rero aka kaba gahagije. Utagafite ukoresha agahisiwime nka kano, wagashyiraho gutya, urumva karemereye kurusha kano, ugashyiraho umwanya muto cyane, biba bihagije. Then mu kanya abana bacu turaza kubahamura ibikuntu baza kuba biryoshye cyane. Iyo ihora vuba vuba. Ndamushimire kabisa, umva ndije cyane kabisa. Mbonye nanjye nzagerageza kandi ndebe ko azaturya, nzabikora kuri video.
thank you Yes, cyane thank you. mwakoze nimuzana abana banyu baze kwiga kuri Petit artist. Petit Artiste Ariko i tutarasoza Kimihurura. ni Kimihurura tutarasoza iri ni ishuri ariko dufite n'ikigo cy'imyidagaduro byose turabituranye nabyo ubu ushobora kuba ari mu weekend umwana we yiga hanze yabuze ahantu akinira hari pisine nabyo tuzabireka ariko kano kanya tubibabwiye hari ikindi kigo cy'imyidagaduro cyitwa Tintin okay kugira ngo byandike ku masosho media birahari wabibonaho ni Tintin mu kinyarwanda gutya kuri TikTok kuri Instagram tuba duhari hose so rero ahantu hose turahagaragara kandi mwakoze nizeye ko tuzabana neza tukishimirana twese cyane rwose wakoze cyane guys bye bye nizere ko namwe mwizere sete nziza kugira ngo mutekere abana banyu babe neza barye neza kandi bariye amaproteine kandi ari vegans yeah ciao ciao bye